urazahinda kakanyagwa ibyo byose ntagahinda mabuja ndasaba ijambo ngiye rwose mubare mu ijambo pe urarikawa muranjye mbere mvuge vuga rwose surebe ukuntu wambaye uku guhera ku cyenge kujya ku musatsi mwana we muremo reba ukuntu uri gusa sibyo n'abakobwa bawe yasuye mwana cyakora ufite abana beza pe bari ibyaye nakifuje kujya umuryango nk'uwanyu shangi ntabwo nigeze mbona bino byishimo none se bibiriye kandi ubana natwe ijambo ryanjye ryarira noneho rero nakubwiye ko uri mu simfite abakobwa babiri uwa gatatu nanjye ngo ndi umwe muri bo ahubwo tangira feeling ibi bintu by'ubumamiyo n'imitozo utambeshe ubumamiyo ubwo ndi bucura bw'umuryango ubwo ndi bucura hano bucura uragakobwa utangiye nabyumvise oya ari hagati ubu none sibyo tuzajya dufatanya imirimo yose nimba ndi gukubura uyazajya bari guteka uyu ari kumesa naho yerekeza ariko si bibyo ubizanye utebye harya ibintu nakazamu naho ubundi icyo nakubwiraga mabuja ndabakunda pe nkunda umuryango wawe nkunda abakobwa bawe natwe nuko ahubwo baragufasha imirimo ibintu biri kugenda neza niba umfasha ese nyamwari urango ni misi yararimo ambwira inkuru ntiyahata ibirayi ngafite inzara vesti yabikoze kangahe reka mbabwize ukuri umunsi yabikoze uwo munsi yari yishimye mvuga ibyari byabaye uwo munsi mabuja se byagenze mbivuge bihorera ibyo mujye mugambira yabakugiriye ibanga yahita oya niwe mu mabuja n'unyubako buriya arangiwe iyo udahari wowe si igihe banga yaba ari wowe yaba ari Vestina muri bikuru kuvuga ko uri mu rukundo n'ibintu byatanje ahubwo reba witere restaurant za Vestine aha ejo wenda dusavinga inkoko utaza n'ibintu byo kubeshyera hano byagenze bite arayizana ayizana n'akaguru kariho tubone se Vestine inkoko byagenze ngo nukuri ko Imana yamwijira inkoko niko yavutse ngo ni ikintu mabuja saba inkoko zitagira itakose cyangwa itako ngo nivutse ngo yavutse ni ikimuga reka mbivuge ni njye wayitetse sibyo rata inkoko yari ifite amababa gusa nta maguru si bose ko inkoko itagira amaguru yari ifite amababa gusa ubabanza ari niyo mu barangi akantu kasegeje nakwenge ngo yavutse iri ikimuga imuga ye ntatafite ashobora kuba ari nk'iyo bari gutangamo igitambo akaba ariyo tugura kuko nta maguru yari ifite iri kubavuga ko waririye itako riraryoha ariko witutubura ndetse uje ni njye ndi nyama tazanse bya hari abashyitsi ukarya sinjye nyama sinywa amata ubu ko ndeba uko ari gusa ntagakoma mva n'agakoma amata mwabona amata ya mata yo mwishashe tugeze ku kigori rero uzi ikigori azane ibigori byariweho byavuyeho do bimeze zigzag hano harimo imyanya ndamubaza ngo iki kigori cyariwe nande nimbe mujye reka mbabwire murumva Vestine afite ibikomere sibyo mumureke abanze rwose abirya bihage none se twe tuba twabyanze nuko ahita akabeshya mundekera umukobwa ntacyo twamukobwa ahubwo njyaniriza inkweto wa mukobwa wumva ubayeho neza wa mukobwa wawe ndanagukunda ni wowe wabucura wanjye wabucura ndi guca mu muryango mujye nimunyu baguhera uyu munsi uwo hagati ntabwo uri bucura ahubwo reka tumuha amashyi bucura ngaho gera aya mahoro nzanira silipa sheri ndananiwe kandi ume n'amazi mu kirahuri ntago azo ariko nakasa mutwe ntabwo hano mama ntabwo ariko bana nasira sinzi uburyo yaremwe oya aranduhura buriya nanambuza cyane kuri twe ntabwo ari gusa araruhura
reka mbereke buriya yafashe imyenda akazinga akavuga ngo ndagiye niyo yaba ari asaba kongezwa 10 ni ukuri pe nayashyiraho burya rero azi n'akazi azi imirimo nubwo wajya acishamo ugasanga wagira ngo sinzi ibyamuteye wagira ngo afite imyuka mibi ijya mutera akamenya kandi buriya akenshi ntabwo aba yibuka ko abifite mu nda ariko mwana we aragarutse na wa mwuko we Vestina ati ngewe Vestina sinasiga umwuko wanjye ariko ntabwo ari ibintu ariko twikuriramo hari ngo genda ubisige hariya uze dupanga uburyo tuzagusohokana muri weekend muzansohokana cyane umva rwose ariko ibyishimo byo cyokoza ntabwo biruhira Vestina ntabwo agoranye naye mbe nicaye mbe ndi kwiruhukira pe numvaga ninaniriwe umeze ute se meze bon bite se wowe sawa naje mwakize iki se shakire kumaya amazi ndumva mugabo gomeze nabi sure wait isi assignment mwarimu no nabwo wabyizera mbaza ngo habaye iki wa mwanya ukigenda mwarimu yasaza na assignment yabawe reka mbwire ntinyu umwanya w'amanota muri ubu buzima bwanjye bwose iyo umwe mazanye amanota ndakubwiye ngo none utaragera kuri before yuko aziduhereza zibanza shawe kirirwa uvunika ibaze yuko before yuko ayaduhereza yabanje aratubaza ngo Shanice ari hehe ibyo bintu urabyumva ute njyewe nakoze iki noneho se uzi ikintu kirenze ni urwego watsinzeho wagize amanota meza kuri rwa rwego noneho nta zindi nota zaduha tuzakoresha izawe nguki wabyizera ntabwo bishoboka njyewe Shanice natsinze kamwereka ariko utagira ngo ndi no kukubeshya birebere ntabwo amanota yawe yanjye ahubwo se reka nkubaze utaragera kure ko mbizi neza ko mu bwonko bwawe ari nk'ubwanjye ahangaha hari amazi wanyibese ute mbizi ukuri mani ntabwo nigeze nkwibeta hari ukuntu Imana ibigenza ikazana marayika ngo iki akagufasha utuntu ndakwinginze mbabarira n'ukuri kata wakoresheje zose ndazishaka izo ndazisabwa pe mbareka mubwire nanjye nabonye Imana ibishakira inzira nyine bwira Imana yawe nanjye mfashe kuko nanjye harandahara none ubonye amanota nagize sorry ntabwo ari uko nanjye mbyifuza nanjye byarangwiriranye ngize Imana hari umuntu wabimfashije ubundi se numva ari byaravuye mu mutwe wanjye buryo kumbe noneho nibe nanjye
nibe nawe iki se ko amanota njye nayabonye wowe wayabonye niba ari ibyo nkora bibi byanjye wabaze yewe uzi gusetsa isomo ryagufashe se ibyo wagenda ukabaga ati ariko nubwo ari bibi ni bibi byawe shani reka nkubwire naje hano mvuga ngo ndataha ari uko menya ibintu byose ukoresha none niba ari ibyo reka nitahire waje kunstokinga ndumva ntaba ari kuri urumva yiwe ubumaneko bwakurenze ushaka kumenya ngo ubuzima bwanjye ngo nabigenje gute wenda uko bisa kose nyine warayabonye narayabonye hari no ko warayabonye mfite na femu yuko mwari mazi ubu ngubu nyine kuri pe barayadarapye turumirwa turavuga ati cyaza umva karaga hiti rero uzakagira rya ikora amanota yawe nakera kanya kwiga kata nkoresha nanjye wenda nzabigeraho none ni kata nyine shaka nkaranjye nese urugendo ntakuzaniye y'amazi oya reka ngende ngere mu rugo nari naniwe mbanze nitera amazi nduhuka sibyo basi kandi thank you shaka urakoze umva yabi muri cyuhira ari hehe cyubaye bite umeze neza umva ubu nahiye ntabwo ushobora kubyumva uzi amanota mfite ayiwe guess what basohoye ya manota yasohotse urimo urambaza yahe urayibagiwe mane ndi wamfashije muri ya assignment ibaze ko bayigize kati ya mbere bayijyana kati ya kabiri dusigaje exam muri kati zombi mfitemo amanota umva amwe ku buryo niyo ntakora exam ngiye mfite isomo naritsinze ibaze ko mwarimu yabajije ngo Shanice ari hehe reka nkubwire byafashe urundi rwego mu kigo cyose ndi umuhanga note zanjye nizo bagiye kuzajya bigiraho reka nkubwire ubundi wabaga hehe reka nkubwire sha cyokoze nzajya njya kwiga ntitwaze ubundi wowe uri byose byanjye pe ngufite rwose mfite byose nta kintu na kimwe mbuze none se ndaza kubona gute noke ndaza kwereka zira papers amanota nabonye tugomba ibintu kwisereburira kandi thank you so much so bye banza utwara abantu gusa merci umunsi mwiza thank you muri classe ujye ubona ukuntu uriya mwarimu aba yikajije yakikaza ate n'uburyo aba akureba shabyihorere va muri ibyo sinzi impamvu pe arikarakasa ngaho gukererwa urabizi nagendaga nkere kandi nta kibazo ariko igihe tugiye gusoza amashuri byabaye akasamutwe umuntu aba agira ngo abonereho aho akuvugisha mukatujisha mukagira ngo turabana bibaze nk'ibyo gutekereza oya pe ahubwo niho bibera rimwe noneho reka nkubwira akantu gatangaje njye nta nubwo wacu kazanye amazi mu kirahuri Shanice pe ikiro cyose cyajyamo amazi cyose cyakoze arakonje neza mbese ni ukuri so bye rero ukamubaza ese ubundi useka neza cyaze pe ni icyana cyiza ariko iyo yasaze byatabuye warwara umutwe umva reka mbwire ese ubundi wabonye we stage njyewe ntabwo wabyizera nsigaye mfite stage nziza ahantu heza noneho hazima ntabwo wabyumva nawe njye ubu nabuze na stage nabuze aho nzanayikorera use wabura stage ute n'amanota meza ufite kuri yawe period gusa ariko amanota nayafite urabizi ariko nyine bankoresheje interview ubuka reka nkubwire ngo me murangira ahantu
cya kigura kizi ikihe Rwanda Biomedical Center ntabwo uyizi ndayizi wazagiye kwakayo stage sure noneho ubundi nidusoza uzaba ureba imyicyangwe kumva noneho bikakurenga ku buryo ushobora no kwibaza uriya ni Valentine ninde n'undi muntu bampinduriye nimba nawe afite icyizere cy'ibyo genda aho ndasamye nta stage gusa njye n'insoza ishuri kabodai kera narivugishwa nzarenza masters ariko naho uryo mfite aho ringejeje burareka mubwire nta kintu na kimwe kibaho gisimbura kwiga uriga ugakorera amafaranga ugakomeza ukiga ngaho yumvira se byari ngombwa nyine ahubwo uzi gukunda ishuri ritaguhira uratwara nanjye kari meza nkaba najya muri stage banyaka ikiganiro nkagitanga neza we bagikwaka no kuvuga ariko ngiye nyine still ndaryanga bikumariye iki ariko ndaryanga ntago nakitwaza ngo ndarikunda nkawe kuba ufite amanota byawe bikumariye iki uzakimenya shumi uzakimenya ibyo ngibyo n'undi ubundi se amakuru ni meza se wa musheri wawe meze mute musheri wanjye yabaye umupilote se wari ubizi yabaye umupilote kora hatwu ngaho nerera inkuru byagenze bite ahubwo ntabwo ukumbuye kujya mu ndege sibyo ako baratuye ubundi bani zikongoza zite njyewe noneho kugira noneho unabyizere mfite uwo mu ndege mfite uwo mu mazi menya no mu banyamazarimo akunywera kuri station mwana cyazi nari ngukumbuye akora umaze iminsi waririye ubundi wari uri mu gihe shahari yaciyeho iminsi reka mubwize ukuri ariko nta rwango mba mufitiye urabizi turaganira nubwo nyine ujya unyibe tugakora utuntu ako uzanyenera mani ntabwo njya nkwibeta utuntu utekereza ko nibese tuba twambwiranye nyine nkagwa nk'abantu bonye gutyo ariko ndi sinakwibeta njyewe hari ibanga agiye guhisha ndabona ngiye kuzagutanga we na motari urahaje asundi mutamwise motari se mushaka uko mbabwira izina rye basi yitwa nde yitwa Cyubahiro cyo kindi cyuhima ntabwo ari icy'abantu niyo mpamvu nta nicyo ashaka mu bantu muzajya mwivugira ibyo mushaka n'icyubahiro cy'Imana rurema dusenga sha mujye mumwibura rwose shu wanjye sigana na motari wawe kanigendere agusha usikamagaye ba motari we ukuri sha sigana nawe nyine ado oui allo Karam meze neza numvaga maze akanya nakuvugisha ibaze ko nawe ngukumbuye reka nanjye nsigaye numva ngukumbuye pe sure warumva ashaka iki aka kanya uri gukora iki se urirebye gukora iki abashije kugira icyo ufata se nk'ifunguro ntagifashe hari icyo wabashije gufata nk'ifunguro urumva umeze neza ntagifashe cyane nyine mba nguhangayikiye nsigayemo ntekereza ku umeze buri kanya kubera iki se biri guterwa n'iki sinzi ibintu biri kumbaho nyine nsigaye numva mfite mu nshingano kuba ndi kugutekerezaho niko bisanzwe se ubu ngubu we ntabwo ubibona ntabwo uzi kureba amaso akureba neza bishatse gusobanura iki wowe ndebye ntabwo uba ubona ko mba nkureba neza nyine nsobanura bishatse gusobanura iki ariko cyane kuri ndagukumbuye tu I miss you too. Ndabona mamaje. nizere ko iyo atari ya maheru y'umumotari muri kuvugana nizere ko atari we Jani
ndimo ndakubaza ninde muri kuvuga ngo shano sigaye mvuga ukansubiza utyo wowe nta n'isoni wowe